gusa neza muri duke nabaga mfite nari nzi kwitaho noneho nari naranabaye Kigali nkumva gusa nabi si ibintu byanjye nkajya njya guhinga mfite ishakoshi n'ijipo mbese nkagenda meze neza baratangira bakajya bavuga ngo uyu mugore ujya mu murima yambaye amajipo ya mini ucugusa ikibuno mu majipo magufi uyu mugore azahinga umukecuru bigeraho biramurenga abwira umugabo wanjye ngo ariko rero wa mugabo we uriya mugore wawe ngo ndamwanga ngo ku buryo ngo mba numva n'umwana we ngo ntamuterura umukecuru none tugenda hari yaravuze ati nagaruka nzamwica nagaruka nzamukandamiza biteye ubwoba ubwo arankandamiza uko abyumva aranshinyagurira uko abyumva mu buzima ubwo ni naho natangiye kujya mbona bya bitara byaka iby'ibitara bivaho kera kabaye hari igihe twari twicaye mu nzu ngiye kubona mbona igisimba bita ingwe kidusanga muri saro njye n'abana banjye babiri kuko mfite umugabo witonda pe ntazi kuvuga nabi ntazi kurwana mu rugo ariko agira akantu ko guhimana agira akantu ko kwikundira abagore atese nyine nabyo ndabikubwiye aragenda yiviringita muri ibyo byaha bye noneho uko aje akajya ambwira dore uyu muntu ni inshuti yanjye kandi y'amagara ubwo rero ndashaka ko muzavugana atuyu yambwiye ko azaguha $3,000,000 hanyuma akankukana kanjyana noneho nkagira ngo ni burage bigeze aho afata telefone arambwira ngo reka nguhuze na wa muntu kubera n'ubundi nari naramenyereye ko mbitaba tukaganira biraho nkagira ngo n'ubundi ni kwa kundi bisanzwe umukobwa agiye kumbwira arambwira umva madame ngo nakunze umugabo wawe byo mu rwego rwo hejuru ngo ndamukunda rwose ngo reka muhe $3,000,000 ngo mwitwarire aguhe wowe $3,000,000 ngo mwitwarire ndamubwira ni umvi inkuru yanjye iyi ni moto kugira ngo uyitware ubyemerewe nuko ufite kategori A kwiga ni iminsi mike cyane ukaba wabimenya. Imodoka za B automatique turazifite nshyashya ngizi ni hano maze kuri kategori C y'amakamyo harimo na howo inyito byo gukora rimwe ntabwo yarangiriye kuri provisoire gusa ushaka no gukorera permis définitif ukaba wabona permis B ya manuel hose ni hehe ni muri Action College. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze kuri buri munyarwanda buri wumva ururimi rw'ikinyarwanda wese uteze amatwi inkuru yanjye mukomeze ubuzima mukomeze urugendo rw'ubuzima kandi mukomeze kuba ndi kumwe na Mukasanga Solange tugiye kuganira ku buzima bw'urushako ku buzima yabayemo. Sora ura neza? Muraho. Umeze neza? Meze neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Imana ishimwe cyane. Yego tugiye kuganira rero ku muntu utakuzi bamwibwira gute Mukasanga Solange amazina yo twayavuze? Nyine ni Mukasanga Solange. Naturutse mu murenge wa Ntarama mu Bugesera. Gusa uko? Yego. Nuko nyine. Ubwo nyine nkaba ngiye gutanga inkuru y'urushako nashatse. Ngewe mu rushako narashatse nyine nk'abandi bakobwa narakundanye n'umusore ari byiza cyane nzi yuko ariho ubuzima bwanjye bugiye guhindukira kuko ubwo nabagamo mbere bwari bwarangoye bwarankomereye nkagira ningera mu rushako wenda bwo bizoroha. Nshaka umugabo rero w'umushoferi umushoferi akajya i Mombasa akansiga mu Rwanda bigera akazi karanga akazi kamajije kwanga araza tubana mu mujyi wa Kigali. Tumaje kuba mu mujyi wa Kigali naho ubuzima burakakara cyane bw'ubukene bukabije birangira imiryango yaba ihamagaye nimuze tutuye mu Mutara tubafashe kuko niho ubuzima bwanyu bushobora guhindukira ndetse tubaha iminani mukore. Ubwo umugabo arabinganiriza tuba turagiye mu Mutara tukimara kugerayo nzi yuko ubwo wenda ubuzima buzahinduka bukaba bwiza ariko burushaho kuba bubi. Tukigerayo twahasanze umukecuru ari nawe watwakiriye cyane atwereka nyine uburyo kibahinga dore ko ntari nabisobanukiwe cyane
atwereka imirima dukodesha turahinga, ariko haza kunyurwamo nyuma mu kujya mu mirima guhinga bakajya bareba ukuntu ngenda, urabizi ubwo nyine nari narakuriye mu bupfubyi ariko nzi gusa neza, nzi gusa neza muri duke nabaga mfite nari nzi kwitaho, noneho nari naranabaye i Kigali nkumva gusa nabi si ibintu byanjye, nkajya njya guhinga mfite ishakoshi, umutaka, agashuka k'umweru n'ijipo, mbese nkagenda ameze neza. Baratangira bakajya bavuga ngo uyu mugore ujya mu murima yambaye amajipo ya mini, ucugusa ikibuno mu majipo magufi, uyu mugore azahinga. Urugamba rutangiriraho, twaba twagiye guhinga bakaduha imperekeza yo kujya kureba ukuntu turi bukore. Umuntu akaza akagirirwa duhagaze imbere areba. Ibyo ngibyo bigeraho bivaho. Uwo muntu ageraho aratubwira ati ariko muzi n'ikindi, tuzi kuri mukecuru ari we wanyohereje ngo njye nza kureba uyu munyakigali ukuntu ahinga. Birangira rero ibyo byose babikoze biba dusa nkaho tubiciye amazi, ariko bigumiza gukura. Umukecuru bigeraho biramurenga, abwira umugabo wanjye ngo ariko rero wa mugabo we, uriya mugore wawe ngo ndamwanga, ngo ndamwanga, ngo ndamwanga, ngo ku buryo ngo mba numva n'umwana we ngo ntamuterura, ubwo n'umwana nari narabyaye. Umugabo abyumvishe, ubwo bari bari kumwe mu kabari, kuko ngewe nabyirutse ntanywa inzoga, sinajyaga njyana nawe. Ubwo araza arabimbwira, ndamubwire se iyo utekereje wumva yabikubwiye ashingiye kuki? Aba arambwiye ngo yewe ngo yambwiye ngo nta baze ngo wamuzaniye, ngo kandi ngo uturutse i Kigali, ngo none ngo niyo mpamvu ngakwanga. Ndamubwire se wa mugabo we, kubiza ukuntu twashakanye, kubiza ukuntu twashakanye mu bukene bimeze nabi, ko nawe ubwawe nta myenda wanguriye, yarinze kuvuga ko nari kuzana baze ashingiye kuki nanjye ntayo nambara. Umugabo ati simbizi, ibintu bigumije kubaho. Bibaye aho umukecuru bigera harambwira ati rero ati njyewe ti hari ahantu mu bakuru njya, ati none ndashaka yuko tuzajya tujyana. Uwo mukecuru ndamubwira mu nyokobukwe, ntabwo yari mabukwe, ahubwo yari umugore wa mukuru we. Yari umugore wa mukuru we kuko muramukazi, yari mukeba wanjye. Birangira uwo mukecuru ambwiye ngo azanjyane mu bakuru, nkajya ntekereza abantu bakuru se ni abasaza, nkajya mbitekerezaho nkanabibwira umugabo akambwira ati nanjye abakuru ntabwo nzi. Bigeze aho nza kumusobanuza, ndamubwira ko se mukecuru ko uhora umbwira ngo uzanjyane mu bakuru, ubundi mu bakuru ni hehe? Ngo buriya rero ngo hari ukuntu ngo papa waba yarapfuye, ngo na mama wawe agapfa, ngo na sobukwe, ngo na nyokobukwe, ngo bamara gupfa ngo ukajyana ngo ihene y'ibara rimwe, ngo ugafata n'inkoko ngo y'isake, ngo ukabijyana ngo ukabishyira abakuru, ngo kugira ngo abo babyeyi ngo batazajya batera abana bawe. Ndamubwira umva rero mukecuru ntabwo nzajyayo. Ndamubwira ni rwose ibyo bintu ntabwo nzajyayo, sinanabishobora. Umukecuru nkibivuga gutyo yarongeye abimbwira bwa kabiri, arongera abimbwira bwa gatatu. Ubwa gatatu ahita ambwira ijambo rikomeye, ariko se mugore ngo ubwo nurwara ngo ukagera kure ngo ntago ngo uzaza ngo nkujyane mu bakuru. Ndamubwira ni yewe ni ntago nzajyayo, ntahubwo ni nindwara nkagera kure nzajya Karangazi bamvure nkire, ni ninakira Imana izanyaza inyure mu mahoro nipfire nyine birangira. Umukecuru ahita ndwara guhera ubwo, aratangira akajya anyoherereza ibintu, mbanza kurwara amaguru arabyimbagera kure, nayo gukira biba hatari. Ni ibintu mbese byagiye biza ingerekerane. Amaguru avuyeho nkajya ndyama, najya ndyama natangira gusinzira nkumva ikintu kiraje kirakubise nk'inkuba, cyakubita nkabwira umugabo ni ndapfuye. Icyo gihe akazi k'Imombasa kahe karahagaze, n'aki Kigali ntako, tubana mu Mutara. Bwira umugabo ni rero ibi bintu ndabona bikomeye, aha hantu nzahagwa. Umugabo abonye ko ibintu bikomeye, noneho batangira no kumubwira turiya mugore yaradusuzuguye, ni umugore mubi rwose, uriya mugore ntitumushaka, n'ubundi abantu baturutse Intarama nta kiza cyabo. Ndavuga ni rero ndumva urugamba rubaye rurerure,
ho wa mugabo sinzi icyo uzakora pe nicyo koze njye nzabana nabo kwihangana ndabishobora ni rwose birangira umugabo avuze ati rero ku kazi baranampamagaye nsubiye i Kigali umugabo ahita asubira i Kigali nsigarana nabo nyene da nararyamaga hamariye kugenda ubwo twaryamye inzu ntibona ni ibintu bicecetse najya kuba nkabona inzu yose iratse nk'uko aha hari kwanga nkabyuka nkasenga nkavuga ni Imana ni nabara ni Imana ntabara ni Imana ntabara nkagira Imana nkabona ibintu birazimye biteye kabiri uwo mukecuru bayikojeje mu ahantu yajyaga ngo mu birunga niko yakundaga kumbwira ngo niho tuzajyana ngo ngizo nkoko agiyeyo rimwe abazanya umwana w'imyaka nka 14 w'umuhungu utavuga urwaye imvunja ahantu hose no mu ntoki n'ahantu hose noneho naba ndyamye naba ntangiye gusinzira ubwo urumva ko bya bintu byankubitaga nk'inkuba byasaga nk'aho byahagaze naba ntangiye gusinzira nkajya kuba nkabona wa mwana araje buhoro kubera yagendaga n'ubundi adandabirana nkabona aje kuntwarira umwana nabwo nkabyuka nkarara umwana muhetse arira bukarinda butandukana birangira mvuze ni rero amana nge nditahiye ibisi nabivamo ndataha ngeze hano Nyabugogo umugabo barantangiriye turongeye turasubiranye umugabo wawe yego dusubiranye umukecuru tirekada ati ibi ntago binyuze nta nubwo binguye ku mutima abashatse kumurangira umugore anabigiyemo babyemeza umugabo neza arabyemera nawe mbona ko ari ibintu byemeye ubwo byari byarabaye urugamba rurerure umugabo amajije kubyemera nibwo nabimenye mbimenye ndamubwiye se wa mugabo ubu ugiye kunshakiraho undi mugore nanjye ubwanjye sinzi umwenda wawe sinzi iki ubukene burakwishe nawe ubwawe uzatunga abagore babiri ubishoboye umugabo ibyo byose ntiyabyumva ariko kubera yari i Kigali asa nk'umuntu ukuyeho telefoni zabo sinzi uko yabigenje ntibongera kujya bamuhamagara nyine ngo bamurangire ibyo bivaho ariko muri ibyo bintu byo kumurangira no kumwiyegereza cyane mbona sinzi ukuntu hari byahindutse muri we mbona hatangiye kuzamo urwango rukomeye nkabona nanjye noneho no kuba muvugisha akanyumva no kuba nagira ikindi kintu mvuga mu maso ye nk'ibikimubamo atangira rero kujya aza yataha yarafite abantu b'abacuti b'abagore bo ku mpande yataha kenshi cyane akabama ngo nimvugane nabo kenshi cyane tukanavugana kuko ngewe ubu ngubu kubera niba ari ubupfubyi bwankandamije cyane ibintu byo gufuha ntibyambaga mu mutwe navugaga mbundi umuntu wambonye nkuze akambona mfite ubuzima narakuze atazi ibiryo kinakuze mufuhira mwumva ntago bijya bintwara umwanya tukavugana pe abakobwa tukavugana birangira mbonye nabyo bifasha indi ntera umugabo akagenda uko aje akama abakobwa tukavugana uko aje akama abakobwa tukavugana none igihe kimwe nibwo numvishe ko ibintu bikomeye icyo gihe ubwo nagarutse i Kigali arantangiriye ubuzima nabwo nyuma akazi karahagarara bubaye bubi mfata umwanzuro wo kongera gusubira ku yawe twari dufite y'inzu ndavuga ni wenda uyu mukecuru yisubiyeho dusubiyeyo umukecuru none tugenda hari yaravuze ati nagaruka nzamwica nagaruka nzamukandamiza biteye ubwoba ubwo arankandamiza uko abyumva aranshinyagurira uko abyumva mu buzima ubwo ni naho natangiye kujya mbona bya bitara byaka iby'ibitara bivaho kera kabaye hari igihe twari twicaye mu nzu ngiye kubona mbona igisimba bita ingwe kidusanga muri saro njye n'abana banjye babiri tugira ubwoba bukomeye mbwira Imana ni wa mana we wagiye undinda mu bupfubyi bisi byo biri bukunanire ubwo twabaye ibinya ingwe irongera irasohoka isubira hanze dushima Imana ndavuga ni wa mana we kuba ncitse ingwe kubw'imbaraga z'Imana ndatashye none mwe mutuye hafi y'ishyamba twari dutuye hari agabiro birumvikana ko ingwe kuza ari bisanzwe twari dutuye hari agabiro nuko nyuma kandi ubwo wafashe ko ari wowe wayikohereje nyuma yabwo yantumyeho intumwa uriya mukobwa kubera yarafite umukobwa dusa nkaho duhuza cyane akaza akambwira buri kamwe yaba yagiye naho mu birunga niba ari hehe
mu birunga hirya akaza akambwira ati mama Furete usenga yo gukeje ati mama yagiye hahandi ati none harakwica. Ubwo rero nyuma niwe wambwiye ngo mama ngo yarigambye ngo ajya no gutura ituro ry'ishimwe mu rusengero ngo yarazi ko ngo yakwiciye mu nzu. Menya ko urwo rukoko hari we wari warwohereje. Nuko aho rero ubwo icyo gisima nyibonye mu nzu nibwo natashye noneho ndaza ndi wacu nyirizina aho mvuka. Aho ngendeye rero nanone birongera bihindura isura noneho biba bibi cyane. Ubwo naragiye mu rugo mu bushobozi mfite ngondagonda akantu k'akazu mbamo k'ibyondo nkabamo mu kukabamo umugabo tireka da ati sinazi wanyu. Ubwo twaravuganaga kuko mfite umugabo witonda pe, ntazi kuvuga nabi, ntazi kurwana mu rugo, ariko agira akantu ko guhimana, agira akantu ko kwikundira abagore. atese nyine nabyo ndabikubwiye. Ubwo rero birangira ntashye nyine mu gutaha tisi nzazi wanyu naba ngaragara nk'umwinjira. Ibyo biba bivuyeho. Wa mugabo wanjye nashatse dukundana birangira mbwiye tumva n'ikindi ati wagiye iwanyu rwose sinzagukurikira uzima munipa. Ndavuga ni rero ibintu ndumva bihinduye indi sura, ibyo nitaga amahoro ndi kumva bigiye kuba bibi cyane. Noneho nawe aragenda yiviringita muri ibyo byaha bye. Noneho uko aje akajya ambwira dore uyu muntu ni inshuti yanjye kandi y'amagara, ubwo rero ndashaka ko muzavugana. Atuyu yambwiye ko azaguha 3,000,000 hanyuma kankukana kanjyana. Noneho nkagira ngo ni burage. Bigeze aho afata telefone arambwira ngo reka nguhuze na wa muntu, kubera n'ubundi nari naramenyereye ko mbitaba tukaganira biraho, nkagira ngo n'ubundi ni kwa kundi bisanzwe. Umukobwa agiye kumbwira arambwira umva madamu ngo nakunze umugabo wawe byo mu rwego rwo hejuru, ngo ndamukunda rwose, ngo reka muhe 3,000,000 ngo mwitwarire. aguhe wowe 3,000,000? Nga mwitwarire. Ndamubwira ni yewe nuka butarazima ngo nirire ifiriti mu mibyizi mburaga, ariko ngira umubabaro uteye ubwoba. Ndavuga ni gute natangiranye n'abantu ba Nyagatare anzanira abakobwa buri gihe amamagara, none ngeze naho bangereka amafaranga. Ndavuga ni wa mana ni wowe ukwiye kumfasha. Umugabo yari Nyabakeri yafite iki kidasanzwe cyatumaga abo bagore bamukunda. Simbizi na n'ubu rwose usanga urwo rugamba mbese nirwo niberamo pe, nirwo niberamo mbese nibirebi. Noneho ikintu cyamebeje tutarajye ku cyaguhebeje. Yego 3,000,000 urazihawe, umugabo baramutwara byagenze. Ntago nazihawe, byarangiye hari umukobwa yumvishe ndiseriye kubera namubwiye ni ukaba utarazima ngo nirire ifiriti mu mibyizi. Hari yumva ndiseriye ntiyazima, ariko nkajya mbaza umugabo se wa mutantine wambwiye ngo nyere 3,000,000 ko ntazo yaguhaye ngo nzanire, akambwira ngo ariko biriya ko byari burage. Ndamubwira ni burage mu mafaranga mwe akaba ariko mubwira. Nyine biba ari ibintu byakomereye umuntu no mu mutima we kubyakira bigorana, ariko nyine akabyakira. None ikintu cyane umubabaro w'indenga kamere mu buzima nicyo kintu cyambabaje. Ndavuga ni wa mana we none iki cyo nirurangiza. Nagiye kumusura. Gusura umugabo wawe? Cya kumusura, giye kumusura ndarara buracya apanga kujya mu kazi. Ndamuganiye turajyana ndeba ahantu ukorera. Mugabo turajyana, tumajije kujyana tuvuye kuri moto arambwira ngo dore aho nkorera ngo ni hariya. Ndamubwire se kuhanyereka kandi nshaka kugerayo koya ntago ngo turi bujyane. Ndamubwira ni kubera iki, urabona ndi umugore mubi kuba tutari bujyane ngo nanjye ndeba ahantu ukorera. Agiye kumbwira arambwira ngo oya ngo ntago ngo turi bujyane rwose, ngo ibyo ngibyo ngo byikuremo ngo ntago turi bujyane. Ndamubwira ni rero ntumfasha amaguru turajyana, ngewe ngende ndeba ahantu ukorera nanahamenye menye ngo winjira. Uzi ukuntu yambwiye? Yahise ambwira tuzi n'ikindi mama Furete ati ngiye nunkurikira ati ngiye kugusigisha intambwe
ati mpite ngenda ninjire, ati noneho umuntu uri bukubona uje unkurikiye aragira ngo uri imbobo, aragira ngo uri marine, ahasigaye baragufata bakujugunye hanze nk'umujura uteye aho ngaho. Narahagaze ndamwitegereza, ubwo yahise ashingura ibirenge agenda. Narahagaze ndamureba unamanuka, ibitonyanga bya Mariya bitangira gutakara, ndamureba aramanuka agahanda kazaga nk'aho ari karekare, aramanuka agera hepfo, mbona ko kakase mu gipangu. Ndangije mpita ngiye mfata inzira ndagumiza ndataha nyine. Nahise mfata agahanda kwitaka kari gahari, mpita mpasa ndaza ngize Imana mbona mpingutse ku bamotari ba hano i Remera, kubera ngewe buriya sinayoba ku manywa ikirere nkizi. Icyo gipangu se yakoreragamo iki ubundi? Iki gipangu akazi ke yakoragamo ni akahe? Yakoraga muri Burarirwa. Mana narabye yitegereje ndavuga ese Mana, uyu ni umugabo nshatse dukundana, ese uyu mugabo agiye yibuka ko yanshatse mpima ibiro 70 nkaba nsigaye ku biro 38. Ese uyu mugabo azi ko namubyariye? Ese Mana natekereje ibintu byinshi ndavuga nti yewe rubanza abakobwa bampaga 3 miliyoni ntibakorana, akaba ari kwanga yuko ngenda bakambona wenda indeshyo se impagararo ibiro mfite, akumva ntashaka ko babibona. Mbese naje uwo muhanda ntekereza ibintu bikomeye, ariko ndataha nyine. Ndataha gera mu rugo numva mfite umubabaro, ndavuga ni Imana ibi bizageza ryari? Kandi kuva twana abana tumaranye imyaka 13 icyo gihe, nta gitenge cye narinzi, mbese nta kintu na kimwe, usibye kuba rimwe na rimwe yarafataga amafaranga akaduhahira. Ubundi nkabaho mu buzima bukakaye buhora bukakaye kandi umugabo akora. Kandi noneho mu bintu yabashije kuba yabona perime, naragiye ntanga ku mitungo y'iwacu kugira ngo iyo perime iboneke ari provisoire. Yabonetse hari ahantu nagurishije iwacu, ariyo perime iboneka hari ahantu nagurishije iwacu, ariko ibyo byose hakabirenza amaso agankora ibyo byose wumva. Umugabo rero birangira mbonye yuko ntaho ndi, nta kigenda hese, ndavuga ni Imana ntaho ndi, nubwo nihatanga, nubwo nkora ibishoboka byose, ariko ndabona ntaho ndi. Umugabo ubwo nditahira, ndataha. Bimaje kugeramo ikindi gihe nanone harongeramo undi muntu ngwakira ngo nimuvugane n'umuntu, nawe tuvuganye mbona ni umudamu, tuvuga ariko ibi bintu byo guhoruma abadamu ngo tuvugane ubundi ni umushinga washinze wo guhora umbabaza niki? Ndavuga ibi bintu majije kubihaga, ni wa mugabo we nibakuva twabana nta mwenda wawe nzi, nta nkweto yawe nzi, uko nambara utakuzi, uko ibintu byose biboneka hano ntakuzi, ari nge wimama nka ni papa, n'ubundi ubu ngubu uba wumva ugambiriye iki muri wowe? Ngo jya unkurahurwa kubera adasakuza, atazi no gutongana, nkabifata uko nkihoroneza nyine nkavugana ubwo n'ubwo. Iminsi yashize rero umwana wanjye w'imfura aratsinda ikizamini cya leta, mfite umwana w'imyaka 13 atsinze. Ndavugana ubu rero noneho niho ruzingiye, n'uyu mugabo utaduhahira, uyu mugabo utamenya imyambaro y'umwana, utamenya imyambaro y'umugore, uyu mugabo azarihirira umwana. Ndavuga ni wa Mana we, umbabarire uyu mugabo yige, yongere yige, umwana wanjye atazicara. Yari yaje yanabaye wa mbere aho ku kigo, kubera ubwo buzima bukakaye. Nicaza umwana wanjye ndamuganiza, ndamubwira mwana wanjye nubona siko atanakurihiriye. Ubwo twabonaga impinduka zikomeye
n'ibyo yoherezaga byose byarahagaze, urumva ko kubera kujya iwacu ibintu byose yarabiparitse. Noneho akajya abwira n'abantu bamwe na bamwe bo mu miryango yabo, umva uriya mugore ngo nzamuhima ngo mpaka, bagahita bampamagara bakabimbwira. Ndavuga ni wowe mana uzandinda iki kintu cyo kuba yampimira umwana ntiyige. Umwana wanjye igihe cyo kujya kwiga kigeze, umugabo ndahamagara, umugabo numva ntari kubyumva, umugabo ndavuga we, umugabo yanga kubyumva, ndamubwanise wa mugabo we urabona uyu mwana zicara. Bigeze aho numva aranyumvisha, araza tugura ibikoresho ajya kwiga. Yemwe n'ibihumbi 100 twishyura aza bizanye arabimpa, ariko ku gihembwe cya kabiri biba hatari. Bibaye hatari ndavuga ni se wa mana we ibi bintu bizarangira bite? Uyu mugabo ndeba ibintu byose yihoroneza akigira nkaho bitamureba, ibi bintu bizagenda gute? Ariko kubera nsenga ngiye ngomeza nsenga nkavuga ni rewo wa mana we, ni wowe byose ubifite mu kiganza. Ubwo ngubwo birangira nabwo agiye amaduke duke nanjye ngira utwo mfundikanyaho, mbona ikindi gihembwe kirarangiye, n'icya gatatu bigenda gutyo. Ndavuga ni Imana ishimwe. Ubwo rero bwa nyuma mu bihe byashize nibwo yaje noneho ibintu niba sinzi ibyo yari yariye yabaye karungu, araza aritoratoza. None haravuga tumva ndagiye sinzagaruka, ndagiye sinzongera kureba inyuma, nuramenye wa mugore we, ndagiye nzashaka abo nshaka nawe uzashaka abo ushaka. Ati ubu ngenda agiye, tireka aransezera aragenda. Ubwo rero ndiyakira nyine ndavuga n'ubu ko azabishaka. Niki cyatumye agusezera? Imbarutso yabaye iyihe? Imbarutso yabaye nabwo nari mfite amafaranga 20,000 mu rugo. Ndamubwanira aya mafaranga nireka tureba akantu gatoya dukora kuri iyo nzu, kuko ubwo nubwo mbikubwira nubatse ako kazi ariko nta suku n'imwe iriho. Ndamubwira ntuwareba akantu akora kuri iyi nzu, yayongera akagura kugi cyangwa agafunga hano abajura banyura batwiba, ni noneho umuntu akareba ukuntu yahafunga akamera neza. Mbimubwiyeho ngo mbabarire cyane, kaha ni iwanyu, ubwo ngo ngiye ngo kujya amenya iby'iwacu ngo nawe umenye iby'iwanyu. Ariko ubwo hakaba hari n'isambu dufite mu Mutara, yagize gutya ubukode bwari burimo birangiye, aricara we n'iyo miryango ye n'uwo mukecuru bapanga buryo ki ngo bazayiha mushiki we. Ubwo nge sinzi iyo bikorerwa, sinzi iyo biba, barabipanga barabyemeza, isambu arayimura. Mwese mbwira sora mwigeze mukundana n'uwo mugabo? Uwo mugabo nge n'uwo mugabo ubundi ukuntu twashakanye tumaranye ibyumweru 3 tubonanye. Oya, 3 byonyine? Noneho mu kubonana kw'ibyo byumweru 3 twabonanye, yari yaravuye mu Mombasa baza gupakira amabuye muri quartier y'iwacu ahantu nabaga. Noneho nge nigaga imashini kuri Croix Rouge Nyamata, mbasaba rifuti, mbasabye rifuti ahita ashora umutereto. Muri uko kuzana umutereto rero naho yanterese tubonana ubwo bwa mbere, arongera bwa kabiri aragaruka aje gupakira, ari nabwo yahise anyaka ifoto ndayimuha. None haba arambwiye ati rero ati dore tumaje kuba inshuti, ati kandi mba ahantu atuzaze kureba ahantu mba, ati hato ntazarwara, ati ntumenye ahantu mba. Muri iyo minsi abakuru wa Rouge yaduhaye imashini, ariko turazifatanya, umwe aransubiza nge nongeraho ngo nge kugura indi. Ndamubwira ni rero ni kwa 6 nzajya mu mujyi kugura imashini, ni none ubwo nzajyayo ni nahanyura nkahareba, ni nkahita nkomeza njya kugura imashini. Ngenda ngiye kugura imashini, ngeze i Nyanza ndamuhamagara arambwira ngo nimusange Nyabugogo. Ngeze yarambwira ngo reka dutege tuba dusubiye inyuma Kimicanga ahantu yabaga. Ngiye umugabo ahita nkingirana nshaka muri ubwo buryo. Nabyo bimbera igikomere, gikomeye. Icyo gihe nagize igikomere gikomeye, nabwo nyimarana igihe numva ngendana umubabaro w'indengakamere.
nkavuga ni Imana ubu niba umembye numva mfite kwitotomba mbese mfite kwitotomba ndavugana ariko nabuze ubwenge n'ubundi ko narafashe umwanzuro wo kudasura abasore ubundi natewe n'ibiki wari waramukunze ku buryo ufata umwanzuro ni kwa kundi umuntu agendera mu kigare ni kwa kundi umuntu agendera mu kigare utazi aho umutego aho uzaba niko byagenze. ubwo se wakomeje kuba muri urwo rugo kuki utavuze utereka ngende no kubana n'umuntu ntazi? nyine natangiye nkubwira ukuntu nyine ko wakundi nakubwiye ko nabaga mu nzu yanjye nyine mu bupfubyi namajije kubona nyingiranye yakoze ibyo akora ndavuga nese Mana uyu muhungu yabanteye inda nayijyana he mu bupfubyi bukomeye kuri ni nicyo cyatumye nguma. ariko muri iyo minsi ya mbere kwetse urukundo yararonyeretse pe nubwo tutarajya mu mutara mu miryango yabo nabonaga urukundo rwose mbona nta n'ikibazo ahubwo byahindutse nyuma aho tugereye mu miryango y'iwabo batangiye kumukwangisha batangiye kunyanga ngo n'ubundi ngo njya guhinga ngo nambaye neza ngo ni gute ngo mbanjyane mu bakuru nyine ntaho byatangiriye. ikintu utajya wibagirwa mu buhemu ari mu rukundo n'iki mukanza? ikintu ntajya nibagirwa uko twabyaranye abana babiri b'abahungu beza nkunda ku ndavuga mu gihe yagukundaga n'agaki keza gukorera gukumva uravuga uti nubwo yashatse muri ubu buryo nta kibazo? ntabwo nabonye pe singiye kukwirariraho niyo nicaye mu rugo ndagenzura ngo numve ikintu kizaba yarankoreye nkakibura. hari ukuntu bakunda kubeshyira abashoferi ngo bakunda ibintu by'imitereto wa mugani nk'uko wabivuze nibyo wowe wamushatse? nibyo nawe najyaga mbimubwira nkamubwira ni rero ni nta cyiza nigeze mbona ku bashoferi ni rwose ntacyo nigeze mbona. yakugize indushyi gusa? ntacyo namuruhiye mu maso mbindushyi none ndanabisazanye. kandi watubwiye ko yitondaga? kwitonda yaritondaga pe ariko agira ikintu cyo guhimana by'indengarugero aricyo cyavagamo kutatwambika kutaduhahira ahubwo akagira defiteka ryose yo kuma abagore ngo akiravugana nabo yigeze ampa n'igitsina gabo n'umunsi wa rimwe ahubwo yamaga abantu b'abatantine nkaba n'abahoroneza rwose nkavuga ni tantine urashaka iki tukavugana hari uwambwiye ngo rero ngo nazagiye angasa ngo akaza ngo ukabona ngo yaratinze ngo utazi ngo iyo yaraye ngo ujye umenya ko yaraye iwanjye. ubwo tumajije gusezerana agiye nko kunsezera hari abo nagiye mbona gutya amaso ku maso. nk'uwo wamusubizaga iki? cyahehe naracecekaga nkabona nkavuga ntivugire pe njye nta ruvugiro mfite nawe najyaga nkunda kubimubwira ni buriya ni umuntu aba imfubyi ari umwana ntakanabisazana komera rwose komera wabuze uguhoza. wumvaga umugabo yaguhoza? ubundi ngiye nkimara gushaka numvaga ubw'imiruho y'ubupfubyi imibabaro yose nyitaye ahubwo nshatse mbona nibwo birushijeho kuba bibi. ni iki kikugora ku isi? ku isi ikintu kingora imirere y'ikakaye. umugabo ntabwo wigeze umuca inyuma ku buryo akurakarira ku buryo nawe akuzanira abandi bagore? ngewe uyu ureba uwo mugabo wumva yanshatse ndi isugi ndinze ngana uku ntarasambana n'undi mugabo naramutegerezaga yaba yagiye mu mbasa nkamutegereza yaba ari mu Rwanda akaba ari gutaha ariko sinigeze nkora ikosa ryo kumuca inyuma ntiyigeze abimfatiramo ntiyigeze yumva wenda umuntu amubwira inkuru ku ruhande ati namufatanye na runaka gusa nabonaga ari umutima nama we umubwira ibyo agomba gukora. muri ubwo bwitonzi bwe cyanze kunze yaravugaga
ijambo yakubwiye rikagukomeretsa nere? ijambo yambwiye akankomeretsa, hari igihe kimwe na mwaka iposho mbona ibintu byakomeye agiye kumbwira, arambwira ngo ngo maze ngo ntawabana nawe ngakire, ngo maze ngo ubanze impamvu ngaruko ngo ntagukuye iwanyu. Birangira amubwiye ngo utankuye iwacu, ni mbese burya ntujya utekereza ko utigeze unkura iwacu koko nakwizaniye, ariko nzakwereka ko ngira iwacu. Ariko iryo jambo iteka ryose niyo mfashe umwanya wo kumutekerezaho rinyiziringitira mu maso. Ujya umukumbura? Mukumbura? Oya, kuko numva narakomeretse, ndamutegereza nyine hasi yakaza atazi ubwopfo. None se muracyari kumwe? Nyine ubu amaze igihe ataza pe, amaze igihe kinini. Ariko nimwigeze musezeranaho? Ntabwo twigeze dusezeranaho, usibye uko kwivumbura akavuga ngo ndagiye sinzagaruka iwanyu. Nuko byarangiye nyine. Urugo rwanyu mu mibanamo nk'imikino? Kuva yabivuga ntaragaruka, kubera adatongana, atazi no kuvuga nabi. Nanjye ibintu ndabihoroneza nkavuga isumu wajya gusakuza wenyine ukajya gusakuriza abantu, nkaceceka. Ubu ngubu ngira ikintu cyo guceceka no muri karitsiye. Gusa abantu bazi uwo mugabo witonda gutyo utavuga ngo ntibagushyiraho amakosa, ahubwo nyine abo mbasha gufungukira umutima nkababwira, wenda nka bakuru banjye, hafite bakuru banjye babiri njya nganirira. Iyo nabibaganiriye barambwira ngo kuko uzi ko umurebye agenda ngatanga utamenya ko biriya bintu abikora. Amubwira ni nyine umuntu ni mugari, ariko kubera ukuntu bari banzi nashatse mbyibuke meze neza, bakabona nduma. Bavuga ati uyu mugore byanze bikunze afite ikibazo. Ibyanze bikunze afite ikibazo, nicyo kibaha iyo shusho nyine yuko ntinya. Mukasanga reka dusoze. Ni ukuri wumva nk'umuntu uri kutwumva ku nkuru yanjye, ikiganiro cyacu niko cyitwa, iki nitwa Rweme Mbabazi. Wumva ari nk'iki yagufasha? Wumva wamubwira iki? Ko tugira burya iyo ugiye ahantu bakureba byanze kunze ushobora guteka nk'umuntu kubera iki ntakwivugira iki kintu? Ati kubera icyo ntakwivugira iki kintu? Uwakivuga oya wowe ntacyo, ni iki kikugoye nk'umuntu wumva inkuru yawe yagufashamo? Ikintu kigoye numva kigoye ni ubuzima bubi bukakaye bw'ubukene, kurihirira umwana. Umugabo atabigiramo uruhare? Biragoye pe. Reka dusoze. Vuga nimero ya telefone yawe ku muvandimwe wumva inkuru yanjye wifuza kuba yagutera iteka, abikore rwose. Ni 079 47 98 98 yanditseho Mukasanga? Yego. 07 079 47 98 98 Yego. Mukasanga urakoze kandi ukomere no mu rugendo urimo rwo kwiyubaka, bizarangira ku buryo nawe azajya avuga ati reka gusa nitesheje umugore. Yego. Uzabiharanire? Yego. Uzabiharanire cyane, ku buryo ujya kureba uvuga ati Mukasanga namwitesheje. Kandi ujya wumva ko ubuzima bwawe budashingiye ku wundi muntu, ushingiye kuri wowe. Ntabwo ushingiye ku mugabo, ni kimwe n'uko ubuzima bw'umugabo budashingiye ku mugore. Ni twebwe tubaza kwigira, abandi baza nyuma. Ibyishimo byacu bibanza guturuka muri twe, abandi bazatwunganira cyangwa bakabisenya. Ntiwemere ko umuntu abisenya, ujye wemera abakubaka gusa, abandi kure. Urakoze cyane. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ubureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara
ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Interinete nziza, roof terrace ifite view nziza cyane wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje. Harimo igikoni cyiza, parking ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 07 952 94 55 9.